twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba aho muteraniye n'ibihugu murimo by'umwihariko abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Tubasabiye umugisha uburyo mudahwema kudukurikira, ni kwa kundi nyine tumenyereye tuza ku Nguge TV tukabaganiriza ijambo ry'Imana, kandi tunabakangurira kuza nyine muri iyo nguge, kandi iyo nguge ni Yesu Kristo uri muri we ntateka azacirwaho. Ni Evangeliste Dusengimana Theophile ngarutse mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turabakangurira n'ubundi nyine kwinjira mu nguge, ariko kandi turasoma igitabo cy'umuhanuzi Amose, igice cyaho cya 8, turasoma umurongo wa 11 n'uwa 12 n'uwa 13, hanyuma tugaruke tubasangiza ibiri mu ijambo ry'Imana. Dore iminsi zaza ni kuwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava iburasirazuba bazava ikasikasi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi ingumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data inshuti z'umusaraba, turi mu bihe by'imperuka, ariko ntabwo kandi turi mu minsi y'imperuka. Kandi ibihe by'imperuka hari ibimenyetso bibigaragaza, nk'uko Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Uwo ni Pawulo wabyandikiye Timoteyo, ariko na Yesu ubwe yavuze ibiranga iminsi cyangwa ibihe by'imperuka, ko hazabaho ibyorezo, indwara, ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ibindi. Arangije aravuga ngo ibyo nimubibona muzararame murebe mu ijuru, ngo kuko kugaruka k'umwana w'intama w'Imana kuzaba kuri hafi gusohora. Ndagira ngo rero bene data inshuti z'umusaraba, mwebwe muhawe uyu mwanya wo kuba mucyumva ijambo ry'Imana, murikomeze mumere nka Dawidi wavuze ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Hari inzara, hari inyota, ariko inzara n'inyota ntabwo ari inzara y'ibyo kurya by'umubiri, ahubwo ni inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Ufite umugisha rero kuba uyu mwanya ukiryumva. Ngira ngo muri no kugenda mubibona aho ku isi hose nyine bugarijwe n'icyorezo. Icyo cyorezo kikaba kigize iminsi itari mikeya, ubwo n'insengero ku isi hose zugaye zitari gukora. Ndagira ngo rero mbabwire ngo tugeze muri bya bihe byo kwivomerera amazi azadutunga mu bihe byo kugotwa. Niyo mpamvu mwebwe abadukurikiye hirya no hino, by'umwihariko abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mudakwiriye gupfusha igihe cyanyu ubusa, ahubwo umwanya uhawe ugomba kuwubyaza umusaruro. Imana ishimwe. Kandi ukanahunika amazi ijambo ry'Imana, kugira ngo mu gihe cyo kugotwa, mu gihe cy'ubuhenebere, mu minsi y'imperuka, mu bihe bya nyuma, mu minsi irimo inyigisho z'ubuyobe, mu minsi abantu batagishaka kumva inyigisho nzima, ahubwo bashaka abigisha bahwanye n'irari ryabo. Mu gihe abantu bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zo kwera, igihe rwose ibintu biyoberanye, wowe urakangurirwa kuba inshuti n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Abahanuzi bavangirwa, ariko ijambo ry'Imana ntirivangirwa, ni rizima, ibihe n'ibihe rihora rikiranuka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero tubasangize iri jambo. Ijambo ry'Imana muri umuhanuzi Amose aravuze ngo dore iminsi izaza ni kuwiteka Imana ivuga, nzateza inzara. Ni ikintu gikomeye cyane. Imana ubwayo nivuze ko izateza inzara.
iyo nzara ngo ntabwo ari inzara y'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ngo ahubwo izaba inzara y'ijambo ry'Imana, izaba inyota y'ijambo ry'Imana. Hari ikibazo ukwiriye kwibaza, kubera iki inzara ije? Imana itanga ijambo ihari, abakozi b'Imana barigabura bahari, abaribwirwa nabo bahari. Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Iyi nzara iraturuka he? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Abakozi barahari, Imana yabahamagaye irahari, abo baha ijambo ry'Imana barahari, ariko Bibiliya ikavuga ngo hazaza inzara. Ni ibi bihe rero, ni ibihe by'imperuka bisohoye bene data, ubwo abantu batagishaka inyigisho nzima, ubwo abantu bari kwikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, bishyira hejuru. Ni ukuvuga ngo kubera akavuyo k'abakozi b'Imana bagabura iby'Imana, Pawulo we yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kuko abo yamenye yarabahamagaye, abihamagaye itoranyamo, abitoranyije irabatsindishiriza, abitsindishirije ibaha ubwiza, abihaye ubwiza iranabatuma. Ni ukuvuga ngo ni igihe gikomeye cyane ubwo hazabaho imihamagaro, ariko iyo mihamagaro atari imihamagaro y'Imana, ahubwo abantu bagahamagarwa. Hari abahamagawe n'Imana, icyo ni kimwe, hari abihamagaye, hari n'abahamagawe na bene wabo. Noneho aka gatogo, izi mvange z'abantu bagiye guhagarara mu izina ry'Imana ariko batarahamagawe n'Imana ngo babitoranyirizwe babisige, nyir'ijambo, iki ni igihe uyu Amosi yahanuye ubwo nyir'ibihe azabyitegereza, ijambo rye akarifunga, kugira ngo abo bantu batahamagawe n'Imana, batatoranijwe, batasizwe, batatumwe, Imana ibateze umwijima, bajarajare, babura ibyo bavuga, iyerekwa rihagarare, ijambo rihagarare ry'ukuri. Habe hari abigisha ariko bigisha ibihwanye n'irari ry'abantu. Ndagira ngo nkubwire wowe ufite umugisha uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana rizima, rigundire, rifate, rikomeze, ribike, mera nka Dawidi, binshuti na Bibiliya, binshuti n'Imana ku giti cyawe. Imana ishimwe cyane. Kandi ibintu byose wumvishe wibipfusha ubusa, nta bumenyi bupfira umumenyi ubusa, aho ugeze mu kumenya niho ugera mu kuyobora. Abantu benshi bararangaye, ariko nshuti mwene data, ntabwo ukwiriye kurangara. Akagahe ntabwo akwiriye ntabwo akagahe ukwiriye kugatakaza. Imana iguhaye amahirwe kugira ngo wegere Imana, wongere usenge. Hari inzara yo mu buryo bw'umwuka, hari inyota yo mu buryo bw'umwuka ubu yamaze gutera kandi yaraje, ubwo Imana igiye kuzareka abantu nyine, aba bantu bakarindagira kubera ikibanza inyigisho nzima, barashaka guhanurirwa ibijyanye n'irari ryabo. Shitani rero izahamagara abatubuzi mu ngero zose batuburira abantu, ariko mu by'ukuri inyigisho bari kubaha ni inyigisho z'ibitangaza gusa, ni inyigisho z'amaviza gusa, ni inyigisho z'uko Imana igiye kubaha amafaranga, ni inyigisho z'uko Imana igiye kubaha amazu. Ni byiza, ariko ijambo riravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibindi byose muzabyongerera. Abantu bari gushaka inyongezo ariko badafite icyo bongerezwaho. Shuti mwene data, ntimuyobe, Imana ntabwo ineguriza ibizuru. Imana itugirire neza cyane. Hari inzara yo mu buryo bw'umwuka, ibyo muri kugenda mubibona. Ubwo abantu bahinduye ibintu by'Imana business. Umuntu wese yabona ibintu by'Imana akavanga ibi bintu wabyinvestisamo nakunguka, mu by'ukuri atarahamagawe. Ibyo muri kugenda mubibona, inyigisho z'ubuyobe bwinshi, ubwo abantu bagenda babatuburira, bamwe ngo bari kubakora amadeliverance, ubusambanyi bukinjiriraho, abandi ugasanga bari kubagurisha amazi, mu by'ukuri ngo ni igitangaza. No, abandi bari gukora ku mabuye bakishyura, abandi barabasiga amavuta bakikubita hasi ngo ibitangaza byabaye. No, ntabwo ari byo, ntabwo ari ko ijambo ry'Imana rivuga. Imana itugirire neza.
mukwiriye gukunda ijambo ry'Imana, mukwiriye gusoma Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Bene data inshuti z'umusaraba, igihe kirageze ndetse kirasohoye kugira ngo umuntu atunge Imana ku giti cye. Imana ishimwe. Turebe Imana ya kanaka, kuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo. Byari bisobanuye ngo Imana itanze imbabazi zidafite itangiro, zitagira n'iherezo. Buri muntu wese ku musaraba Yesu yavugiye amagambo abiri. Ijambo rya mbere yavuze ngo byose birarangiye. Imana ishimwe. Birarangiye. Iby'ibitambo, iby'abatambyi, ibyo byari birangiye. Kuko hari ahera n'ahera cyane. Umutambyi yinjiraga ahera cyane rimwe mu mwaka, nabwo abanje gutamba ibitambo by'inuma, intungura, inka, intama n'ibindi. Ariko Yesu abona iyo ni imiruho, yinjira ahera n'ahera cyane, atabeshejwe n'amaraso y'inuma, atabeshejwe n'amaraso y'intungura, ahubwo yitamba ubwe, aba igitambo kizima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi yaje kucungura njyewe nawe, yaje kutwungura, yaje kutwunga n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana itugire neza. Bibiliya rero hano iratubwiye iyi nzara iyo ariyo. Iyi nzara iyo ariyo ni inzara izanwe nuko abantu mu by'ukuri bagiye kugaburirwa, ariko abagabura batarahamagawe n'Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data, ibintu byose umweyo ukubuye babyita ibishingwe. Aho bajugunya ibishingwe ni muri puberi. Ndagira ngo mbabwire, hari imyuka ya Satani yibasiye abantu. Ugasanga umuntu ntakoreka, ntahugurika, ntagirwa inama, kubera ko ejo mu cyakare wenda yuzuye umwuka wera, agahabwa impano y'Imana, uwo mwanya akaba abonye okaziyo. Abantu batacyubaha abashumba babo, abantu batakigirwa inama, nimba bamuvuze akavuga ati bukore ntabwo ari byo, ubwo uwo mwanya agahita avuga ati ngiye kubishinga. Ndagira ngo mbabwire bene data, mukwiriye kugenzura. Imana yaguhaye ubwenge, Imana iguha ubutwari, Imana iguha guhitamo neza, Imana iguha uburenganzira, ikongeza igihe n'uburyo. Ukwiriye kugenzura mwene data, ukwiriye kugenzura. Bibiliya iravuga ngo abantu banjye barapfuye, ariko bapfuye bazize kutamenya uwo uriwe muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Abandi birirwa babatuburira, bababwira ngo ubwo mwananiwe gusenga nimuzane ibiguzi. Bimeze nk'igihe cya Balamu na Balaki, ubwo Balaki yatumiraga Balamu kubw'impano yari amuziho iyo kuvuma niyo guhesha umugisha. Haravuga ati reka tujye mu biciro umvumire ubu bwoko. Ariko Uwiteka abwira Balamu, aramubwira ngo ninjye waguhaye izi mpano, ntabwo wavuma uwo ntavumye. Nibyo koko genda uhure na Balaki, n'ibiguzi arabiguha, ariko icyo ngusabye mbere yo kugira icyo uvuga kibi cyangwa cyiza ubanza umbaze. Birangira rero ubwoko butuye ukwabwo, ubwoko bw'ubunyamugisha, Imana yanze ko Balamu abuvuma. Kubera iki butemeye kuvumikwa? Kubera iki Imana yanze ko ubwoko buvumikwa? Muzabisoma muri buriya butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Aho Balamu yabwiye Balaki ngo impamvu ubwoko butavumika n'abanyamugisha, muri bo harimo intare y'ingore ibunze mu byana byayo, kandi Imana irabitegereje, ibona muri bo nta bupfumu, nta busambanyi, nta magambo, nta kubeshya, nta shyari. Haleluya. Kubw'ibyo rero Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu. Ibi biradutse bene data, inyigisho z'ubuyobe buri muntu uwo ari we wese afite, bitewe n'inyungu afite mu bintu, afite uko ari kugenda avuga ibintu. Ariko inshuti z'umusaraba, hari inyigisho ziteye sinzaduka z'ubuyobe, abantu bari kubwira abantu ngo ibintu byose Yesu yagize imbabazi, mwisambanire, mwibe, mutingane, ntacyo bitwaye. Nibyo koko twagiriwe ubuntu, ariko ubuntu twahawe ntabwo ari ubwo gupfusha ubusa. Ibi rero bimeze nk'agatogo, niyo nzara Imana ivuze mu ijambo ryayo. Kuba abantu badahabwa ibyo bakagombye kuba bahabwa, kuba abantu badahabwa inyigisho ihwanye n'Imana ishaka ko bahabwa, niyo nzara yo mu buryo bw'umwuka. Abantu bakananuka, abantu bakaba iminambe, abantu bakaba bafite amasezerano ariko ameze nk'amahuri, nk'inkoko irarira amagi y'amahuri. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndi hano ku Nguge TV kugira ngo mbabwire ngo abantu bahunge umujinya wa Satani,
abantu bahunge umujinya w'Imana, abantu bahunge kugira ngo badapfa, abantu bahindure Imana ishimwe ingeso zabo. Abantu n'injyana, abantu n'abibona, abantu n'abicaye, abantu barabeshya, abantu bari gushyushya inkuru, abantu bari kugambana, amashari sinakubwira, abantu bararya busa, abantu bari imfubyi n'abapfakazi, abantu bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, abantu bari kuryamana n'amatungo, abantu bari gutingana, abantu bari gukoresha imibiri yabo uburyo Imana itayiremye. Ibyo byose bigenda bibabaza Imana. Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba, akira inyigisho nzima, hakira inyigisho nzima ikuzana kwa Kristo, iguhindura. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yaturemeye kwanduzwa, Imana yaturemeye kwezwa. Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka? Ntabwo insengero z'Uwiteka zikwiye guturamo imicafu. Wowe uduteze amatwi, ntabwo urusengero rwitwa umutima wawe rukwiye kubamo ubusambanyi n'ubusinzi n'amagambo n'ubwibone no kwikakaza no kwishyira hejuru. Ibyo bintu byose bibabaje Imana. Ndagira ngo ugarukiraho rero. Dore iminsi izaza ni Uwiteka avuga, nzateza inzara mu gihugu. Hari ibihugu bifite inzara y'ijambo ry'Imana. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa ibyo inyota yo gushaka amazi. Ntabwo ari amazi tuvoma kuri robine, ntabwo ari jibu, ntabwo ari inyange, ntabwo ari doro. Hoya, ni inzara y'iby'ubugingo, ni inzara y'ijambo ry'Imana rizima. Imana itugire neza. Ni inzara y'ubuhanuzi buzima. Ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara, abantu bari kujarajara, abantu nta musimamo. Shitani yabonye ko abantu bavuye mu bupfumu bwa za Nyabingi, bwa za Rutindagezi n'ibindi, yarahinduye abantu abateza irari n'ubundi yo gupfumaguza mu nzu y'Imana. Urahura n'umuntu cyarangiza ati nsengera, wamubwira ati se ntacyo upfa n'Imana, kugira ngo tuhereho tunayibaza impamvu y'ibi bigeragezo urimo, ngo ndebere wowe n'umutima nama wawe. Ni mwebwe bayobozi, barakurebera iki? Abandi bafite abahanuzi bagize imana zabo, abandi bafite abigisha bagize imandwa zabo. Mwahinduye aho mwari muri, ariko ntimwahindura uko mwari muri. Imico mwagiraga mukira abapagani n'ubundi mwayizanye no mu nzu y'Imana. Muracyafite umwuka wo kuraguza, muracyafite umwuka urumva wo gupfumaguza. Abantu bakazinduka mu cyakare ngo bagiye gushaka abahanuzi, ava hamwe akata ahandi. Abantu barajarajara, abantu barajarajara. Ariko ndagira ngo babwire inshuti z'umusaraba, kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bava mu mudugudu, bava mu kagari kamwe, bava mu murenge umwe. Bazava ikasikasi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, be kuribona. Mbega kaga! Uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazicwa n'inyo. Kubera iki Bibiliya ivuze inkumi nziza? Aba basore ndetse n'izi nkumi nziza ni abana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka, batazi neza ijambo ry'Imana. Aba rero nibo bafite abana mu mwuka, nibo bafite akaga, bamenyereye kwakira, kugotomera ibyo babonye byose. Bazajarajara, bazajarajara. Birabaje cyane, birabaje cyane, biteye n'agahinda inshuti z'umusaraba. Turi mu minsi ya nyuma. Ibimenyetso bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma biragaragara. Ndagira ngo mwene data wivomera amazi, ndi hano kugira ngo ukundishe gusoma ijambo ry'Imana. Ningi insengero zifunze, ese ibyo bishatse kuvuga iki? Imana irashaka kwerekana ko ariyo nyiri itorero, ariyo nyiri intama. Kabiri, Imana irashaka kugira ngo wowe n'Imana mugirane ubusabane, hataje n'umuntu n'umwe. Imana irashaka kureba urukundo ukunda Imana. Imana itugirire neza. Nimba utinya amaso y'abantu cyangwa nimba utinya Imana, ubu bigiye kugaragara muri ibi bihe. Ariko Daniel
mu gice cya mbere ku murongo wa 8 avuze amagambo akomeye. Aravuze ngo ariko abazi Imana yabo, haleluya, bazakomera, kandi nyuma yo gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana itugirire neza. Abazi Imana yabo, abazi imikorere y'Imana, abazi ijambo ry'Imana, ababanye n'Imana, abagendanye n'Imana, bakaba bazi amateka y'Imana, kugira ngo tumenye Imana tuyimenyera mu mirimo. Hari ibyo yagukoreye, hari ibyo yankoreye. Ibyo byose dukwiriye kubiterateranya, byihishemo imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cya Yuda igice cya mbere ku murongo wa 10 niho Imana yabwiraga aba bantu bajarajara. Irababwira ngo ariko aba bantu batuka ibyo bazi ndetse n'ibyo batazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge, bazabona ishyano kuko bagendeye mu cyaha cya Gahini, bagahomoka biruka batirinda. Bibiliya igakomeza igira ikivuga ko ari inyenyeri zaranduwe n'ibicu bishenga ifuro. Ni ibintu bikomeye cyane bene data. Ariko Daniyeli aravuze ngo abazi Imana yabo, Imana ishimwe, bazakomera. Hari agace gatoya kubaha Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, urusengero rwa mbere ni imitima yacu. Ndagira ngo wikontorore nanjye nikontorore, duhagaze dute muri ibi bihe? Ese wubatse ku ijambo ry'Imana? Ese wubatse ku rufatiro rwitwa Kristo? Cyangwa wubatse ku bintu runaka? Nimba rero utari wubatse ku ijambo ry'Imana, nimba utari wubatse ku rufatiro rwitwa Kristo, tayari wamaze gutakara. Uranywa inzoga, urasambana, urajya no mu bapfumu. Ariko abazi Imana yabo bo bazakomera mu gihe nk'iki cy'inyigisho z'ubuyobe, mu gihe nk'iki cy'akarindagiza, mu gihe nk'iki amagara aterewe hejuru, mu gihe nk'iki insengero zifunze, hagezweho umuntu uzi Imana ye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nihute ngere ku musozo. Imana ishimwe cyane. Nshuti mwene data, ndagukundisha kuba inshuti n'ijambo ry'Imana. Ndagukundisha gushaka Imana ku giti cyawe. Ndagukundisha kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yesu niwe buye rizima. Yesu niwe nkuge abantu bahungiramo bagakira. Yesu niwe rutare rutanyeganyezwa. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Reka duhungire mu nguge y'agakiza ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Dawidi yaravuze ngo nashize Uwiteka imbere, ubwo ari iburyo bwanjye iteka sinzanyeganyezwa. Harongera avuga ngo nayo ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hagezweho abantu bazi Imana yabo, hagezweho abantu basenga Imana yabo ku giti cyabo. Mwikomeze ku rutare ahandi ni umusenyi. Imana ishimwe cyane. Imana ishyirwe hejuru. Urusengero rwa mbere ni umutima wawe, kandi umwanditsi w'imigani avuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Nshuti y'umusaraba mwene data, wowe uduteze amatwi, hindura ingeso zawe. Imana ashaka guhindura ingeso zawe. Imana ashaka ko wigenzura uko ugenda n'uko uvuga. Nibyo koko pasiteri wawe ntakure, umushumba ntakure, ariko ijisho ry'Imana rirakure. Mera nka Yosefu wakiranukiye abandi batareba. Gukiranuka ni inyungu zo gukiranuka. Imigani ibice 14 ku murongo wa 34 haravuga ngo gukiranuka bishyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Nshuti y'umusaraba, nta musirimu w'umunyabyaha, nta ukomera mu byaha. Gukiranuka nibyo bishyira ubwoko hejuru. Ibyaha bijya bikoze isoni amoko yose. Uwo waba uri we wese uri umunyabyaha, nta cyubahiro ufite, nta gukomera ufite. Ariko Yesu aravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha bijyanye byatukura tukutuku, Uwiteka arabihindura umweru bisa na sheregi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndaguhamagarira kwakira imbabazi z'Imana. Ndaguhamagarira kwinjira mu gakiza kitwa inkuge. Ndaguhamagarira, Imana ishimwe, kumva inyigisho nzima. Ndaguhamagarira gukunda ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana,
gusenga ku giti cyawe, kugirana ubusabane n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndaguhamagarira, Imana ishimwe cyane, kutajarajara. Ntifatira Imana icyo yagufatiye. Ndagira ngo ngere ku musozo inshuti z'umusaraba. Wowe utwumva mu bihugu bitandukanye, Imana iracyari Imana. Ukiranuka no gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo abantu bejeje, abantu ni indyarya, abantu ntibakivuga ukuri, abantu bafite ubwoba bwo kuvuga ukuri. Ariko Bibiliya ivuga ngo nimbwira umunyabyaha ko gupfa azapfa nta kabuza. Nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga, nta cyubahiro ufite. Genzura ingeso zawe. Wowe unyumva ukaba umutimanama wawe ukwemeza kuri umunyabyaha, urabizi neza umutima wawe n'Imana muraziranye. Urabizi kutabakirese umwami n'umukiza. Urabizi ko ukiri umwicanyi. Urabizi ko wakuyemo inda. Urabizi ko uri umusambanyi. Urabizi ko wagiye mu bapfumu. Urabizi ko ukiraguza ugiterekera ukibana. Urabizi ko uri umutinganyi. Urabizi yuko uri indyarya. Urabizi yuko uri umwicanyi. Urabizi yuko ugifite kubeshya. Urabizi ko uri ingambanyi. Urabizi ko urya ruswa. Urabizi ko wahemukira imfubyi n'abapfakazi. Urabizi ko ujya utuburira abantu ubabwira ngo Imana iravuze itavuze. Ndaguhamagarira uyu munsi kwakira inyigisho nzima. Nawe batuburira, wowe b'inshuti na Bibiliya, b'inshuti n'ijambo ry'Imana, senga ku giti cyawe. Bibiliya iravuga ngo ariko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Imana ishimwe. Rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, kandi uvuga izina ry'Uwiteka wese abanze ave mu bidatunganye. Ndaguhamagara inshuti y'umusaraba guhungira mu nguge. Imana ishimwe cyane. Guhungira mu nguge yitwa agakiza, kuza kuri Yesu. Kwa Yesu niho Imana ikurindira ibyaha. Kwa Yesu niho hari amahoro. Kwa Yesu niho hari umugisha, Imana itongeraho umubabaro. Kwa Yesu imfubyi ziraruhuka. Kwa Yesu, haleluya, baguha iminsi, Yesu akaguha amezi. Baguha amezi, Yesu akaguha imyaka. Bavuga gupfa, Yesu akavuga kubaho. Bavuga ubukene, Yesu akavuga ubukire. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi ndagira ngo mbabwire mube inshuti na Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Mwuka Wera arahari. Iga kumuganiriza, iga kuvugana nawe. Mubwira kuyobore, mubwira guha ubwenge, mubwira guha amaso, mubwira guha amatwi yumva, kugira ngo umenye gutandukanya inyigisho nzima n'inyigisho z'ubuyobe. Tugeze muri ya mahundo Daniyeli yasobanuriye umwami. Byasobanuraga amahundo 7 zasobanuraga inyigisho z'ibinyoma zizaturuka mu banyamahanga zikinjira mu itorero. Abantu bakayoba, abantu bagapfa uhagaze bahagaze, abantu bagatimana, abantu bagasinzira mu buryo bw'umwuka. Tugeze mu gihe muri Matayo 28 umugani w'abakobwa 10, 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge, ariko bose bari mu rugendo bafite amatabaza, ariko diferanse yari amavuta. Hanyuma narimbabwiye ko tugeze muri cya gihe ubwo abakobwa 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. 5 bazanye amavuta mu matabaza yabo, abandi bazana amatabaza ariko atari ngo murumva ko baratandukanye. Ariko ngo aho bagomba gutegerereza umukwe, ngo atinze bose barahunikira barasinzira. Ndagira ngo baze wowe usinziranye iki? Imana ishimwe cyane. Ngo nijoro mu gicuku haba urusaku ruvuga ngo umukwe araje. Ngo nuko babakobwa 5 barabyuka bahita baboneza amatabaza yabo. Babandi baratungurwa, abantu bagiye gutungurwa, abantu bagiye guseba. Ngo bari kunkumura nabo bacanye amatabaza biranga, ngo babwira abanyabwenge ngo nimuduhe ku mavuta yanyu. Yo, ndagira ngo nkubwire bene data, uyu munsi dufite amahirwe yuko wowe nanjye twakigira ku bahanjuzi. Uwo muhanjuzi nta wundi ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nshuti y'umusaraba, mwene data, mushiki wacu, aho uri hose mu bihugu bitandukanye, uyu mwanya ndagira ngo ube mu cyiciro cy'abakobwa 5 b'abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo zabo. Kuko nijoro mu gicuku habayeho urusaku ngo umukwe araje. 5 bafite amavuta mu matabaza barabyuka bacana amatabaza yabo. 5 badafite amavuta basaba 5 bayafite. Ariko 5 b'abanyabwenge basubiza abapfu ngo nimujye mu bahanjuzi.
barasohoka. Bamaze gusohoka urugi rurakingwa, bagaruka bakomanga, ariko kuko umwami yari yinjiye aravuga ngo nimugende ntaho mbazi. Utazaba mu cyiciro cyabariya Yesu azabwira ngo nimugende ntabwo nigeze kubamenya. Nshuti y'umusaraba mwene data utwumvishe, uruhare rwawe rurakenewe uyu mwanya kugira ngo ubike ijambo ry'Imana, ntiwemere ahubwo ubeho mu buzima bwiga. Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko ijambo ry'Imana ukurikiye hari icyo rikoze ku mutima wawe ukabucishijwe bugufi. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Nawe uri mu ntambara, uri mu kaga no mu makuba, wowe byayobeye, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Wowe wagundiriye gukiranuka, Imana ishimwe cyane, ukamera nka Daniyeli wagambiriye mu mutima kutayiziyanurisha ibyo kurya by'ibwami. Bibiliya iravuga ngo hari ingororano ku bakoreye Imana, ku bategereje Imana. Ndagira ngo dusenge, hanyuma turaza kubaha n'umurongo wa telefone mwajya muduhamagaraho igihe ugize icyifuzo, igitekerezo, cyangwa ufite n'ikindi ushaka kutubaza. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, tugushimiye kuko uri Imana yacu bwite. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye icyubahiro cyawe, tugushimiye gukomera kwawe, tugushimiye kuko uri Imana irebera hose icyarimwe. Tugushimiye ko ari wowe wahamagaye abakozi bawe, turagushimiye ko ari wowe wahamagaye intama. Uyu mwanya rero turasenze kugira ngo abo wahamagaye ukomeze kubarindisha imbaraga zawe. Abihamagaye nabo ni wowe ufite uko wabagenza. Urakoze Mwami, kiza abarwayi, kiza Mwami isi yose ibyorezo, abari mu gahinda ubamara agahinda, abari mu mubabaro ubamara umubabaro, imfubyi n'abapfakazi ubarengere, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ubarengere, Amerika, Australia ndetse umugabane w'Uburayi, Aziya, Afrika, iyo yose uyirengere. Twirukanye imbaraga za Satani, twirukanye imbaraga z'ubuyobe, dufunze ikintu cyose kitavuga Imana. Urakoze kuko uhaye umugisha igihugu cyacu, Abanyarwanda muri rusange, kandi umuntu wese uzajya ukurikirana Inguge TV mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nawe umuha umugisha. Kandi ntumuha umugisha gusa, ahubwo namushishikarije kuza guhungira mu Nguge aho yumva ijambo ry'Imana by'ukuri. Kandi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ukomeze kugira neza itorero ryawe aho riri mu ibanga. Urakoze, ngaho rengera isi yose muri rusange, icyubahiro kibi cyawe tubyambaje twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu. Amen. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, nomero ni yayindi uhamagara kuri 0782 30 15 81, 0782 30 15 81. Uwiteka abaho umugisha. Turabararikira ugomeza gukurikirana ibiganiro byacu ku Nguge TV. Imana ibaho umugisha.